Sogoko ko watinze kubyuka byagenze ute? Ntabwo uri kubona ko bwakeye? Turashize none. Se mama bwakeye ndikumva naniwe mwana wa. Ibi birantangaje cyane pe sogoko ku buryo wageze yamusaho ukiri mu buriri. Uzi ko umunsi umaze kwigabamo kabiri. Ntabwo nabashije kubimenya kubera ko nari naniwe cyane. Ndikumva afite umunaniro ukabije, umubiri wose uri kundya. Sinzi icyo ndakora. Sinzi icyo uri bukore ngo umunaniro wagabanyuke neza, ariko icyo nzi cyo ni uko uramutse ukarabye umubiri wenda byagabanya umunaniro wawe mo gake. Ariko sha uzi ko buryo uri umwicane. Nawe nizeraga koko uzi ko umuntu wese amazi yo muri kino gitondo yaramuka. Oya sogoko ntacyo waba bwakeye cyane. Uzi ko izuba riri kuva riri kurasa ryasaze saa sita z'amanywa ubu zageze twenda kugera saa saba. Ubundi sha ayo maso yawe arareba neza cyangwa uri kutubeshya? Ni kubona atakiri mu gitondo uri kugira ngo njye muri dushe nkarabe maze ngwemo. Turashize none. Oya sogoko bwose bwakeye sinzi impamvu utari kubibona. Mbasha ntukanyushye nanjye ndacyashaka kwiberaho. Uri kubona iyi mbeho yasiga umuntu amahoro. Hihuhu sogoko nawe utinya amazi koko? Ndakwiyamisha ntabwo ngiye kugwa muri dushe z'abagore. Reka mbwire Satani. Reka mbwire ntuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power, biha imbaraga.